abantu benshi usanga basanga bafite izo nzitwazo, nanjye mfite bamwe nzi njya mpamagara nkabaza se muracyasenga Imana, bakambwira ati oya, ati uzi ibintu nahuriye nabyo mu rusengero. Ntabwo Petero buriya Petero ngo yari inshomotsi cyane, yashoboraga no kuvuga amajambo akaba yakomeretsa bagenzi be. Burya ngo yari umuntu ubangutse cyane wo kubaza ibintu cyane kandi utuntu tugiye dutandukanye, we yarabangutse cyane. Uwo nguwo nawe rero hari ukuntu tuba mu murimo w'Imana ariko tukaba dufite mw'inshomotsi, tubyita inshomotsi. Hari umuntu wamubwiye amagambo mabi, hari ibintu by'incamugongo byinshi byaje ku buzima bwe, hanyuma we ahitamo inzira yo kuvuga ngo n'ubundi nagiye no mu rusengero nta byiza nahabonye, reka nigire mu by'isi n'ubundi byose nicyo cya kimwe. Uwo muntu akeneye kugaruzwa umutima w'ubugwaneza. N'iki kintu wabwira abo bantu bafite imitima imeze gutyo? Turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Kristo Yesu akomeza abahazi ibyiza byose mwifuza aho muherereye hose. Ndagusuhuje wowe udukurikirana kuri Nezerwa TV Rwanda, udukurikira uri mu mujyi wa Kigali, uri mu ntara y'Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse no muri ya ntara ya gatanu y'u Rwanda. Ndavuga bari hirya no hino mu bihugu bidukikije n'abari hirya mu bihugu bya kure, kandi mwese mukaba mubasha gukurikira uyu muyoboro wa YouTube tunyuzaho ijambo ry'Imana. Mwese tubahaye ikaze. Hanyuma rero nk'ibisanzwe kuri Nezerwa TV Rwanda tugira abatumirwa batandukanye, tukagirana nabihe byiza bakatuganiriza ndetse tukanababaza ibibazo kugira ngo turusheho gusobanukirwa iby'uru rugendo, kuko n'iki Imana yashyiriyeho uyu muyoboro ni ukugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugire ku bantu bose bwamamare. Ni muri urwo rwego rero dufite kuri kamera zacu abatumirwa babiri. Murahabona umugabo usize ubwiza bw'Imana, Imana yatoranyije kugira ngo akore umurimo w'Imana. Reka tumuhereho abanza twibwire, hanyuma turakomereza n'iburyo bwe naho uriya mu mama nawe atwibwire. Twagiye tubana nabo mu bihe bitandukanye, tugirana ibiganiro bitandukanye ndetse bananyura hano batanga ibiganiro umunsi ku munsi, ariko uyu munsi tugize umugisha wo kubabona bombi. Turavuga tuti reka tubahuze noneho tubabaze ikibazo umwe mu batumirwa bacu yigeze kutubaza, ndetse nawe akakitubaza ariko nawe yagikuye ku bibazo byibazwa muri rusange bigiye bitandukanye. Turakwakiriye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mahoro y'Imana n'abane namwe. Niyonzima Vincent muri kumwe, umuhungu wa bosi. Dusanzwe tuziranye tuganira ijambo ry'Imana buri munsi. Imana nibambere umugisha. Urakoze cyane. Reka twongere kuri n'umuyobozi wa Nezerwa TV Rwanda. Yes. Hanyuma iburyo bwawe hari undi mu mama, nawe turakwakiriye. Ibwira abadukurikiye, hari umuntu ushobora kubabonye kino kiganiro wenda atarabonye icyo twakoranye ubushize, uyu munsi nawe yakeneye kumenya amazina yawe ndetse akamenya n'iki mukora umunsi ku munsi. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina ni Esther Niyonkuru, nanjye ndi umuririmbyi cyangwa ndi umuhanzikazi. Imana iduhane umugisha. Murakoze. Amen. Ngira ngo rero murabyumva, turi kumwe na Evangeliste Niyonzima Vincent, umuhungu wa boss. Ndabizi hari abatarasobanukirwa se umuhungu wa boss icyo bivuze. Niba mutakizi nimwandike muri comment, ubwo ndahita amenya ko ibiganiro byabanje kera utabibonye, hita umubaza muri comment ngo umuhungu wa boss bisobanuye iki. Ubutaha azagaruka agusubize. Turabishimiye rero kandi tunezerewe kubana namwe. Reka dusabe uyu mumama abanza asenga Imana, asengera iki kiganiro tugiye kugirana kugira ngo Imana ibi hagati muri twebwe. Turabizi ko babiri cyangwa batatu bahagaze bavuga Imana neza, Imana ihita imanuka ikabana nabo. Hanyuma rero kaduhamagara ubwo butatu butagatifu ndetse na marayika kugira ngo azabe muri twebwe, tuganire ibyiza byubaka ariko tunabiyobowemo n'umwuka wera. Ni karibu. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye aya masaha, tugushimiye abakozi bawe. Mana turaha ahantu kugira ngo dutambutse ivuga butumwa ni ukuri mu buryo butandukanye, ariko ntaba ari twebwe nyiringabo Imana, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turaritse ubutatu butagatifu, turaritse Imana Data, turaritse umwuka wera ndetse n'umwana wayo kugira ngo byuruke bibane natwe, bikorane natwe iby'ubutwari, kuko ntaho twagira tutagufite. Ariko nyiringabo Imana nutugibira ntituzayoba inzira. Oh haleluya. Imerera y'amasaha rero udushyigikire,
tugiye gutangira iyi Nibyo, papa. gahunda y'ikiganiro cy'ivugabutumwa emerera ubane natwe ni ukuri utugirire neza ukomeze Mana utwiyegereze kandi ukomeze utwiteho Nyiringabo Imana ntabwo twamenya ibihaza imitima y'abantu ni ukuri Nyiringabo Imana ariko Mana wowe uzi ibikwiriye imitima yabo emerera rero utugirire neza muri byose ni mu izina rya Yesu amen. Murakoze cyane rero mwimve mwikaze kandi abakurikiye Nezerwa TV Rwanda ntekereza ko ubu bamaze kuba bari hafi cyane kugira ngo bumve icyo tujya kuganira uyu munsi. Hanyuma nyakubahwa Evangeliste Niyonzima nawe nyakubahwa Ante Esther twabamagaye kugira ngo tubabaze iki kibazo tumaze iminsi twibaza. Ikiremwa muntu aho kiri hose ku isi cyifuza ibyiza, ariko hari abantu benshi banga ibyiza kubera kutabimenya. Hari n'abandi banga ibyiza kubera ko babyimwe n'abakagombye kubibaha. Ugasanga umuntu ibintu byiza yarabizinutswe kubera ko yabyimwe n'umuntu wagombaga kubimuha. Hari n'abandi banga ibintu byiza ari uko batigeze babimenya ibyo byiza ko binabaho. Uyu munsi inshuti yacu yatubajije ikibazo, ese umuntu wakomerekeye mu rusengero cyangwa muri uyu murimo w'Imana cyangwa muri uru rugendo tubamo rw'ubutumwa bwiza, haba kuba mu murimo, haba kuba mu masengero aho dusengera atandukanye, umuntu wagiriyeyo ibihe bibi ni gute yagaruka mu bihe byiza akongera akaryoherwa no kuba mu bwiru bw'Imana, akaryoherwa n'ijambo, akongera kuryoherwa n'indirimbo, akongera kuryoherwa no gusenga? Ibi ni imbivuga hamaze igihe abantu benshi bavuga ngo reka dusigaye tujya gusenga ukumva ngo ibihe byiza ngo byari ibya kera, ngo amasengesho yari aya kera. Korari ubu ngubu uzajya kurema ngo haririmbaga korari za kera ngo ibyo ngo ntiwamenya. Abantu kubera iki bagenda baza mu mwuka wo kutaryoherwa n'ibyiza byo mu rusengero cyangwa n'ibyiza byo kuba mu bihe by'Imana? Haba ari uko abantu batazi ibyo byiza cyangwa se ibyiza abantu barabizinutswe kubera ko babyimwe n'abantu bagombaga kubibaha? Mbega wowe ubitekerezaho iki nyakubahwa Evangeliste Niyonzima? Njyewe uko mbitekereza, iyo turebye ku ijambo ry'Imana ku batubanjirije, hari urugero wabona nka Yubu iyo usomye usanga inshuti ze n'umugore we ndetse baramugiriye inama yo kureka Imana akagira ate akitira. Ubwo yari ari mu kigeragezo, aho kugira ngo bamushyigikire bamube hafi bamubwira ati hangane turagusengera kumva kuba hafi y'Imana, ahubwo baramubwiye ngo ihakane Imana ugira ute wipfira. Yubu ntabwo yihakanye Imana, ahubwo yagumye guhagarara ku Mana ye. Imana yacu tugirire neza, yagumye gutindana n'Imana, aguma kuyihanga amaso, haravuga ngo uko byagenda kose ngomba gukomeza gutindana n'iki n'Imana. Imana yacu tugirire neza. Rero bisobanuye ngo ntabwo abantu bakwiye gucika intege mu nzu y'Imana bavuge ngo ibihe byari ibya kera, cyangwa se iyi minsi ya none duhura n'ibintu bidusitaza, twabonye runaka ari gukora ibi byaha, ibi n'ibi tubona ari kubikora bidusubiza inyuma. Ntabwo, ahubwo ibyo bikwiye kugutera kugusubizamo imbaraga zo gukomeza urugendo, ukavuga ngo ngiye biriya mbona abandi barimo gukora ngiye ntabwo nagira ntabwo nzabikora. Imana yacu tugirire neza. Hari umugabo w'Imana umwe witwa Habakuki wavuze amagambo meza, haravuga ngo naho imitini itatoha inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, ngo amatungo agashira mu biraro, haravuga ngo nta kabuza ko yakomeza kwiringira Imana ye. Bisobanuye rero nta rwitwazo na rumwe twagira imbere y'iki y'Imana. Imana yacu tugirire neza. Icyo ikiriho kimwe nuko tugomba kuguma gutumbira iki Imana kurusha gutumbira iki abantu. Ntabwo abantu bakwiye kudusubiza inyuma, kuko abantu sibo baduhamagaye. Ndagira ngo mbwira abantu banteze amatwi, nutumbira abantu ntabwo uzatera kabi. Imana yacu tugirire neza, kuko uzatumbira abantu ubone pasiteri yasambanye, uzatumbira abantu ubone pasiteri yibye, uzatumbira abantu ubone mwarimu yakoze ibi n'ibi, ariko nutumbira Imana bazabikora, ariko ukomeza utumbira iki Imana. Imana yacu tugirire neza. Amen. Aho kugira ngo usubire inyuma, ahubwo uzasenga ube hafi y'Imana, uvuge ngo Mana ndashaka kumpa imbaraga, sinshaka gusa na bariya.
Imana yacu kugirire neza. Bisobanuye ngo rero abantu baduteze amatwi twababwira ngo nibareke gutumbira abantu ahubwo batumbira iki? Imana. Kuko watumbiye abantu ntaho wazagera. Imana yacu kugirire neza. Kuko abantu benshi usanga bafite izo nzitwazo, nanjye mfite bamwe nzi njya mpamagara nkabaza se muracyasenga Imana, bakambwira ati oya, ati uzi ibintu nahuriye nabyo mu rusengero ntabwo bigituma nsenga. Ariko bose ndababwira ngo ntabwo ibyo bikwiye kugusubiza inyuma, ntabwo bikwiye kuguca intege, ahubwo ukwiye gukomeza ukaba hafi y'Imana, ukareka guhanga amaso abantu, ahubwo ugahanga amaso yaremye isi n'ijuru, yaduhamagaye twese, itegereje abazatsinda bakanesha isi, ikabahereza ubugingo buhoraho. Rero reka kwishyira mu mubare w'abaneshejwe, ahubwo abaneshejwe niba kubera icyigisho, niba bishoboka ubabe hafi, ubahugure, bakubere n'icyigisho cy'uko utazagera muri urwo rugero, ahubwo ukwiye kugwiza imbaraga ukazakomera ku munsi mubi. Urakoze cyane. Ngira ngo tugarutse iburyo bwawe Esther, nawe nakubaza, iyo tuvuze muri ubu buryo urumva evangeliste umuhungu wa boss we arasubiza mu buryo bwa gishumba, urumva arakubitira hirya, ariko ndashaka kugaruka we uri n'umuririmbyi. Hari abantu benshi babana n'ibikomere bakura mu murimo wo kuririmbira Imana. Even bashobora kubiterwa na korari, bashobora kubiterwa umuhanzi ku giti cye, ashobora no kubiterwa na bene se bakorana umurimo. Ese umuntu akwiye kwitandukanya n'ibi bikomere gute kandi agakomeza agakora umurimo w'Imana neza uko yahamagawe? Kuko niba ukomerekeye muri korari, hari igihe abantu benshi batiyakira kuba yakomeza kuba muri iyo korari, ugasanga yanayivuyemo cyangwa bimuvirimo kuba yagwa, ndetse na bya bindi byamutinyaga bigatangira kumwototera kubera ko yatangiye kuva ahantu hafi y'Imana, atangiye kujyaho ibyaha. Ubundi ibyaha bihora bidutegereje umunsi ku munsi. Esther, ni iki wabwira abo bantu bahura n'ayo magorwa cyangwa bakomerekera mu murimo wo kuririmbira Imana, cyane ko uri n'umuririmbyi, ushobora kuba hari ubunararibonye wabigizemo? Kuko nawe ntekereza ko ntago wabura umuririmbyi ungana gutyo utarahura na kamwe muri utwo tuntu abantu bahura natwo tukabagusha. Umuntu abyitwara amate. Murakoze, Yesu abahugirire neza. Ongera ijwi twumvikane cyane. Rero ukijyanye no gukomerekera mu murimo w'uburirimbyi nibyo koko bibaho. Cyangwa se mu rusengero. Cyangwa se gukomerekera mu rusengero bibaho cyane. Kuko burya dukurikiranye amateka ya Yesu muri ziriya ntumwa 12, burya buri kuri ubu ngubu ngo dukurikiranye amateka ya ziriya ntumwa 12, buri umwe wese kuri iki gihe dusohoyemo cyangwa tugezemo, buri wese afite ikintu asobanuye mu rusengero cyangwa mu itorero ry'Imana kuri iki gihe. Dutanze nk'urugero, Yuda yagombaga kuba mu ntumwa za Yesu, izo 12, kubera yuko Yuda mwese muzi amateka yiwe, n'abatayazi wenda ngira ngo ni bakeya. Yuda abaye muri uriya murimo, navuga ngo role yiwe cyangwa umumaro wiwe wari wo kuzarangira finali yo kuba agambaniye umwana w'intama w'Imana, kandi akaba yagirirwa nabi. Dukurikiye Petero, buriya Petero ngo yari inshomotsi cyane, yashoboraga no kuvuga amajambo akaba yakomeretsa bagenzi be. Burya ngo yari umuntu ubangutse cyane wo kubaza ibintu cyane kandi utuntu tugiye dutandukanye, we yarabangutse cyane. Uwo nguwo nawe rero hari ukuntu tuba mu murimo w'Imana ariko tukaba dufitemo incyomotsi, tubyita incyomotsi, umuntu ukunda kuvuga cyane kandi utuntu dushobora kuba twakomeretsa, utuntu twose asotora ku buryo hari harimo n'abatoma bemera babonye, bose bari barimo. Tugiye tureba rero muri izo ntumwa, ibyo bintu bigomba kubaho mu bantu b'Imana. Ahubwo navuga ngo ikintu cya mbere nuko twasenga Imana ahubwo tugakomera, tukareka guhanga amaso ku by'isi, turi kurebesha amaso. Nyine ndashaka uhita ugusha nyirizina kuri uwo muntu wahuye n'ibyo bikomere, akwiye kubisohokamo gute ndetse yakomeza gukora umurimo gute kandi abana n'abamuteye ibyo bikomere? Icya mbere yabanza gusobanukirwa, yasobanukirwa neza ko yahamagawe n'Imana atahamagawe n'abantu. Nicyo kintu cya mbere navuga. Akabanza akimenya neza, akamenya neza kuwo atumbereye ari Yesu Kristo wenyine, kuko arebeye ku byo abana b'abantu bakora ntaho yagira, ntaho yava, nta naho yagera.
rero icyo kintu cyo cya mbere navuga ngo nabanze yisobanukirwe, amenye kuntu yakiriye agakiza, amenye kuntu yakinjiyemo, amenye niye mpamvu yanteye kwinjira mu buriro bw'uburirimbyi, niye mpamvu yatumye ninjiramo. Namara kwisobanukirwa neza, namara kwisobanukizwa azamenya yuko imbere ye ari heza. Nicyo kintu navuga, kuko hari umugabo umwe wanejeje cyane mu ndirimbo za Salomo, yaravuze ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Ati yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe nimutangazwe nuko nirabura, kuko hari igihe muzamenya uwo ndiwe maze kuyambura ubushwambagara. Arakomeza aravuga ngo impamvu yabinteye, abahungu ba mama barandakariye, banjyana kurinda inzabibu zabo, njye urwanjye sinarubera amaso. Dukwiye kuba amaso rero muri ibi bihe, ukabanza ukabera amaso ubugingo bwawe kuruta ukureba ku bindi by'isi. Aho ngaho byarushaho kugufasha no kumenya inzira urimo iyo ariyo. Kumenya iyo nzira ukavuga none dirigente niwe mpamagaye, oya umaze kumenya ngo siwe mpamagaye, uhita rero utahura, ukamenya imbaraga z'Imana ziri muri wowe, wakomeza urugendo. Murakoze. Urakoze cyane Esther, nawe utanze puwe yawe, kandi ntekereza ko ubwo abantu bose bakora umurimo w'uburirimbyi bari kugenda bumva uko umuririmbyi akwiye gutandukana no kuvuga ngo narakomeretse, ngo dirija yarankomerekeje, ngo perezida, ngo pasiteri, ngo yamvuzeho, ngo ibiki n'ibiki, ahubwo kwisobanukirwa ukamenya uwaguhamagaye n'uwagushyize muri uwo mwanya wo kuririmba, ndetse n'inyungu uzakora muri ibyo. Hanyuma tugaruke kwa Evangeliste Niyonzima. Umuntu iyo tuvuye mu bihe nk'ibi ngibi, hari ibihe tutambutsemo aho byagezeho n'abakristo bagamburura, kandi ijambo ry'Imana ikatubwira ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuzaba kuri hehe. Ese ubu ngubu nkawe washyizeho uyu murongo wa Nezerwa TV Rwanda kugira ngo utambutse ubutumwa bwiza, abantu bamenye ukuri, kuko nibamara kumenya ukuri niko kuzaba batura. Umuntu dukurikiye kuri Nezerwa TV Rwanda uyu munsi wasubijwe inyuma n'ibihe twaciyemo, wenda yabonye tugiye muri Guma mu Rugo abona itoro ntirimusuye, ba pasiteri ntibamugezeho, cyangwa se hari umuntu wamubwiye amagambo mabi, hari ibintu by'incamugongo byinshi byaje ku buzima bwe, hanyuma we ahitamo inzira yo kuvuga ngo n'ubundi nagiye no mu rusengero nta byiza nahabonye, reka nigire mu by'isi n'ubundi byose nicyo cya kimwe. Uwo muntu akeneye kugaruzwa umutima w'ubugwaneza. N'iki kintu wabwira abo bantu bafite imitima imeze gutyo, kuko muri iyi minsi ni benshi twabonye abantu baririmbiraga Imana biyahura mu nzoga barasinda, tubona abantu bakoreye Imana bishingira ntibakora ubukwe bwera, baragenda bashaka mu buryo twavuga ngo budahesheje Imana icyubahiro. Twabonye abantu babyara inda z'ibinyendaro nyinshi muri iki gihe. Ese iyo habaye akantu nk'aka kagahu k'amezi angahe cyangwa k'umwaka, abantu bakwiye guhita bagamburura Satani agahita agusha abantu? Ndagira ngo abantu bateze amatwi Nezerwa TV Rwanda, tubanze tubasobanurire ko Imana nta kintu kiba cyitunguye. Yahamagaye Aburahamu iramubaza ati se Aburahamu urankunda? Iramubaza ngo urankunda? Aburahamu ati ndagukunda urabizi. Niba unkunda igihe fata Isaka wabyaye ushaje, ugenda ujye ku musozi w'i Moriya ujye kumutamba. Imana yacu tugirire neza. Bisobanuye ngo Imana yacu ni Imana udashobora gupfunyikira amazi. Ni Imana udashobora gupfunyikira amazi, kuko iyo niba tujya turirimba nko mu rusengero tukaririmba iraje ibigenze neza, hindura ibyanze guhindura, iyo niyo Mana nzakorera, mbese tukaririmba tukavuga ku rukundo rw'Imana, abantu bose bagasimbuka bakagera hejuru. Ariko biriya iyo turebeye inyuma twebwe dushobora kureba umuntu tukavuga ngo uriya muntu akunda iki? Imana. Ariko Imana yo ntireba ite, ikucisha no mu bigerageza ikamenya koko kugize ute uyikunda. Imana yacu tugirire neza. Rero Aburahamu yemeye kujya gutamba nde? Isaka. Ndetse bamwe bavuga ko Isaka Aburahamu yari afite kwizera, aravuga umwana we Isaka yaramukundaga, ariko yemera kuvuga ngo reka ngende njye kumutamba. Bisobanuye ngo Imana yamumpaye ifite ubushobozi bwo kuba yampa n'ibirenze Isaka, cyangwa se yampana ba Isaka babiri, nari mfite umwikama ba Isaka babiri cyangwa batatu. Imana yacu nitugirire neza. Ndetse cyangwa se namara no kumutwika mu ivu rya Isaka hakavamo undi Isaka. Imana yacu nitugirire neza. Imana rero ifite ubushobozi n'umutware. Abantu ni iki wabwira umuntu ku giti cye uko akwiye kwitwara? Icyo nabwira umuntu ku giti
make niwe n'Imana niwe n'Imana ko Imana yo ntabwo tuzayibona ngo tuyibonera mu bitangaza tuyibonera mu mirimo n'ibitangaza ikora bya buri munsi ntabwo twashidikanya kuvuga ko no kuba turiho ari ukubera Imana niba yaraturinze turyama tukabyuka tugafata urugendo tugataha tugashyika Imana iba yaturinze kuko hari benshi batagira bateye badashyika. None abo bantu biyahuye mu mayoga bagiye mu busambanyi bagiye mu byaha barabivamo bate bagaruke mu rusengero ko babikoze bitwaje ko n'abababwirije ubutumwa bwiza nabo bari kubikora? Icyo nabwira abantu banteze amatwi ni ukugira imitima ica bugufi yoroshye yumvira Imana naho kuvuga ngo twarivumbuye ngo twagiye mu kabari ndayamba ubwire ngo umuntu wese azabazwa ibye Imana yacu tugirire neza buri muntu wese azabazwa ibye pasiteri ntazabazwa ibyawe wowe uzabazwa ibyawe uzahembwa ibikwiriye ibyo wagize ute wakoze na niyo mpamvu uteze amatwi Nezerwa TV Rwanda ukumvira ijambo ry'Imana turaguhendahenda ngo wongere ugaruke mu muhamagaro ugaruke mu nzu y'Imana umuhanure wari umuririmbyi umuririmbira Imana umukorera Imana umuhamagaro wawe wongere usubiremo uko watangiye wibuke uko wahamagawe kera wongere usubire mu muhamagaro Imana yacu tugirire neza. Umuririmbyi nibwo nagarutse kuri Esther tusoza umuririmbyi yuzuye umwuka bararimba indirimbo iravuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ngo uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Ese umuririmbyi witwaza ngo perezida yarangushije dirije yarangushije cyangwa abantu dukora n'umurimo barangushije akajya mu byaha akagira gute ushingiye ku cyo umuririmbyi avuga nicyo azahamya mu bandi ko we wamuhamagaye akamushyira n'ibyo bihangano muri we yabitandukiriye akajya kure yabyo? Dusoza n'icyo wabwira uwo muntu kugira ngo agaruke mu mwanya yari arimo? Mbibutse ko umuntu wese yahamagawe ukwe kandi afite n'icyo agomba gukora nk'uko watangiye uvuga ngo buri ntumwa Yesu yahamagaye yari ifite umumaro imaze. Ese Esther n'icyo wabwira uwo muntu wiroha mu bibi ngo barangushije ngo ngewe ngo ibiki n'ibiki kandi umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye? Murakoze ijambo numva nabwira nk'uwo muntu uba ufite inzitwazo za hato na hato avuga ati mugenzi wanjye arangushije dirija ndeba ijisho ribi cyangwa pasiteri ntanyiyumvamo nta umwanya nk'uko bikwiriye oya uwo nguwo nyine agomba kubanza akamenya ko yahamagawe n'Imana kuko mutubwiye ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ubanze uhamye mu bandi genda ubabwire ibyo yagukoreye. Rero ikintu natangaho inama ni uko umuntu wese uzi ko yamenye Imana akayimenya neza akayizera yarasogongeye akamenya ko Yesu ari umwami n'umukiza we akamenya ko Imana ye igira neza namwegere kuko niwe buye rizima byanzwe n'abubatsi ariko imbere y'Imana yabaye irikomeza imfuruka. Haleluya. Rero nta mpamvu yo kugira ngo urebe kuri runaka kubera ko hari igihe kizagera ku munsi w'amateka buri wese akajya ku ruhande video y'ibyo yakoze bikamujya imbere bivuga ngo uwo munsi nugera ntabwo uzabanza kuvuga ngo reka njye kureba umwana oya umwana hazaba ari naho ngaho nanjye aho nzaba ndi naho ngaho nawe aho uzaba uri naho ngaho ahubwo umuntu agomba gukurikira agakiza agahesha agaciro amaraso ya Yesu Kristo yameneye ku musaraba nuko rero akareka kwishinga iby'abandi cyangwa kureba iby'abandi ku ruhande ahubwo akamenya neza yuko Imana ariyo yonyine ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwe. Urakoze cyane Esther, ngira ngo urabahuguye kandi urababwiye. Hanyuma ndasaba Niyonzima gusengera abantu bose bakurikiye iki kiganiro ndetse n'abandi, ndetse reka mbanze mbasabe kino kintu. Ikiganiro nk'iki kirimo ubutumwa kandi buri muntu wese. Hari abantu benshi banamutse bafite inzitwazo, niba ukibonye cyoherereza umuntu kugira ngo wowe wakibonye utazagirwaho n'urubanza rw'uko wanze kuburira mwene so, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwene so nakora ibyaha kuko wanze kumuburira azapfa azize ibyaha bye, ariko nawe amaraso ye azakubarwaho. Rero nibonye kino kiganiro kirimo impuguro, kirimo ibintu byinshi, gisharinge, kikureho. Reka mvuge ngo kikureho. Nawe gira umuntu ugihereza uvuga ati umva ibintu biri muri iki kiganiro nawe birakureba. Hanyuma ndagusaba Niyonzima gusengera abantu bose
bari baraguye bafite inzitwazo bitwaje. Hari ukuntu umuntu agwa avuga ngo ntose ko na pasiteri ngo nabonye asambana ngo nanjye reka njye gusambana, ngo nabonye nawe anywa inzoga ngo nanjye ndayinywa, nabonye nawe yagira nabi nanjye ndabikora. Hanyuma ugasanga umuntu afite ibyaha ari gukora ariko afite n'ibintu bimuhumuriza, akihumuriza mu mutima, akihesha amahoro, kandi nta mahoro y'umunyabyaha na makeya, cyane ko mudusobanuriye ko umuntu wese azabazwa ibye. Mu bisobanuro byose mwatanze nta rwitwazo rurimo. Aba bantu ndashaka ubasengere, iyi mitima yose yari iri kugenda inamuka iva kuri Kristo, itangiye kumva ko ibya Kristo bitakibaryoheye, batakiryohewe n'ijambo ry'Imana, batakiryohewe no kujya mu rusengero. Abo bantu ndashaka ubasengere, ubereka Imana kugira ngo ihindure imitima y'abantu benshi, ihindure imitima y'Abanyarwanda ndetse n'abandi batarakira agakiza. Urumva ikiriya ndirimbo twavugaga ivuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ngo usabe n'Imana ibahishurire bahabwe kuri ubwo buntu nawe wahawe. Urumva hari abantu bakeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bataramenya agakiza. Abo bantu bakeneye kukavoma kuri ba bandi bakamenye, none abakamenye niba bari kugata, ubwo batarakakira bakabona gute? Abo bantu bose mbashyize mu biganza byawe, bereka Imana, basengera, Umwuka Wera agenda muri iki gihugu cyacu no hanze yacyo, imitima ibohoke, abari bavuye kuri Kristo bagaruke, ndetse n'abataramumenya barushaho kongera kumumenya no kumusobanukirwa, bityo tugwize umubare mwinshi w'abazaronka ubugingo buhoraho kuruta kugwiza umubare w'abarimbuka. Murakoze. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana, uri Kristo, watanze Kristo kugira ngo abambwe twebwe tubambure. Wamutanze nk'igitambo kizima. Ibitambo bisanzwe by'intungura n'ibindi mabikurwaho. Mana turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Turi ku ngoma ya Kristo, turi mu munezero wa Kristo, turi mu mahoro ya Kristo. Izina ryawe nirihimbazwe. Turaguhendahenza uri mu gihugu cyo mu ijuru. Girira neza umuntu wese uteze amatwi iki kiganiro. Mwami Imana yacu akumva agize icyifuzo, akumva ashaka ko hari aho Imana yamukura yamugeza, turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo. Umuhe gufata umwanzuro, umuhe gufata umwanzuro wo kugarukira aho ageze. Muri Egiputa ni habi, hanze ni habi. Izina ry'Imana yacu ritugirire neza. Turamusengeye, dusengeye umuntu wese wo Satani yabohesheje iminyururu. Mu izina rya Yesu iyo minyururu turayibohoye, turayiciye. Mu izina rya Yesu Kristo abantu bagaruke mu muhamagaro, abaririmbaga bagaruke kuririmba, bari abanyamasengesho baruke mu gusenga. Izina rya Yesu nirihabwa icyubahiro. Babaga mu nzu y'Imana ari abakristo bongere bagaruke mu nzu y'Imana baba abakristo, kuko hanze nta mahoro ariyo. Bibiliya avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana ryakomeje kumbwira, rirambwira, ribimbwira neza, rirambwira ngo niwemera ukumvira Uwiteka uzarya ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Ndetse ijambo ryakomeje kuvuga ngo niwumvira Imana irakweza ibyaha byawe, iguhindure mushya, guhindura icyaremwe gishya, iguhindura umuntu mushyashya muri Kristo, iguhindura umukiranutsi. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo Uwiteka Imana umucamanza yambonyeho amaraso, ntabwo ancira urubanza ahubwo anyita umukiranutsi. Amaraso ya Yesu nabagaragareho mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.